nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. N'ubundi amazina ni Amani Daniel. Nushaka kunyita Shabade kuko ni irindi zina Imana yongereyeho. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuba nitwa Shabade numvikana ko ndi umugabo ufite umugore Imana yampaye umugisha kubaka urugo mu mugore, hanyuma impemba n'igihembo cyo kumpa abana b'impanga, umukobwa n'umuhungu. Imana yampaye umugisha, ndayishimiye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo kubaka ku rufatiro. Kubaka ku rufatiro bishatse kuvuga ngo kuba dufashe teme ivuga ngo kubaka ku rufatiro, ni urufatiro rwitwa Yesu. Kubaka ku rufatiro rwitwa Yesu kubera ko hari izindi mfatiro ziriho. Hari imfatiro z'amafaranga, hari imfatiro z'ibyubahiro, hari imfatiro z'amashuri, hari imfatiro z'imiryango, hari imfatiro nyinshi. Ariko nagira ngo tuvuge ku rufatiro rumwe, arirwo Yesu Kristo. Kandi nitumara kuruganiraho tuze gusenga Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Reka dusengere umwanya tugiye kwinjiramo. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turambuye ibiganza tubitunza ahera cyane. Twemera uganira natwe muri iri jambo. Iyo ugiye kuganira natwe bifite umumaro wa none n'igihe kizaza. Twemerere bitunge uyu muntu w'imbere kugira ngo arusheho gukomera no kwihanganira imibabaro y'ibiri muri iyi si, imibabaro turi kunyuramo, mu bihe bibi turi kunyuramo. Uduhe gukomera, kandi ijambo ryawe ridufashe kugira ngo dukomeze kugukunda no kugukorera, kukubaha no kugutinya, kuko tuzi neza ko uri hafi kuza gutwara itorero. Umuntu wese kuzirikana aya magambo abibike ku nkingi y'umutima we, kandi umuhe guhinduka no gukomera mu gakiza, mu kwizera yizeye akomeze, kandi akomere atumbire imbere heza aho waduteganyirije kugira ngo tuzabe, kuko watubwiye kujya kutwubakira amazu kugira ngo aho uzaba natwe abe ariho tuzaba. Turagushimiye muri iri jambo ugiye kuganira natwe. Mwuka wera akomeza riherekeze, kandi uzaryumva wese rizamuhe gukomera mu izina rya Yesu. Amen. Namaze kwivuga ko ndi Amani Daniel Shabade. Ndabakiriye mu izina rya Yesu kugira ngo mwumve mwikaze mu ijambo ry'Imana. Tujye gusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 3 dore ku murongo wa 10. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, turasoma igice cya 3 duhere ku murongo w'10. Hari amagambo avuga ngo: nk'uko ubutumwa bw'Imana nahawe bungana, nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Umurongo wa 11. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho, arirwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Reka dusome n'umurongo wenda 14. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro
nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Imana idufashe. Mbaye ikaze muri iri jambo kubaka ku rufatiro Yesu. Pawulo aganiriye n'abakorinto n'itorero ry'i Korinto, avugana nabo aya magambo, arababwira ngo nk'umwubakisha mukuru, kandi natwe turabyemera ko ari umwubakisha, ariko atari Petero, atari Pawulo, atari Pawulo. Hari urufatiro rwashizweho twese tugomba kubakaho. Pawulo nawe yubatse kuri urwo rufatiro, ba Petero barwubatseho, ba Yohana barwubatseho, n'abandi. Aravuga ngo urwo rufatiro umuntu wese yemerewe kurwubakaho, ariko nta rundi rufatiro ruriho rwashirwaho. Mu yandi magambo, Pawulo ni intumwa ya Yesu, kuko yibonaniye na Yesu nubwo batabanye igihe kinini, amukura muri bwa bujiji yari afite bwo kwica abavuga Yesu, amuha guhinduka icyaremwe gishya. Amaze gukizwa nka Pawulo, Yesu amushiramwo ubutumwa, cyangwa amushiramwo izindi mbaraga zo kwamamaza Kristo, cyane ko bigaragara ko ari mu bantu bagiye bazenguruka hirya no hino yamamaza ubutumwa bwiza. Yashyizeho urufatiro nk'uko abivuze muri iki gice. Urwo rufatiro ngo yashyizeho ni Kristo. Aravuga ngo nta rundi rufatiro rushobora gushirwaho uretse Kristo. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo umuntu wese yubakaho uko ushatse wubakaho. Hari abubakaho izahabu, abandi bakubakaho ifeza, abandi bakubakaho amabuye y'igiciro cyinshi, abandi bakubakaho ibiti, abandi bakubakaho ibumba, abandi ngo bakubakaho ibikenyeri, abandi bakubakaho ibyatsi. Abo bose bagize gute? Barubaka. Ndagira ngo dutekereze kuri iri jambo. Amen. Tekereza kuri iri jambo mwene data. Uri kubaka hehe? Hari izindi mfatiro abantu bagiye bubaka, barazubaka kandi zirakomera. Urufatiro rw'amafaranga n'umunsi rurakomeye. Nta mafaranga ntacyo umuntu ari gukora. Mbere watwaraga ibishyimbo bakaguha imyumbati, ugatwara imyumbati bakaguha umuceri, ugatwara iki bakakuguranira. Ariko uno munsi udafite ifaranga nta hantu ujya. Udafite amafaranga nturya, udafite amafaranga ntiwakubaka, udafite amafaranga ntiwakambara. Urufatiro rw'amafaranga rurakomeye. Kandi abarwubatse nabo barwubatse bari gupingana n'urunguru Pawulo ari kuvuga. Urundi rufatiro bantu bari kugenda bubakaho rw'amashuri, umuntu akiga kaminuza mpaka. Urwo narwo rurahari rw'amashuri, bantu bari kwiga, bantu bari kurwanira kwiga. Urwo narwo ni urufatiro. Ariko Pawulo avuze ngo nibwo ibyo byose biriho, ariko hari urufatiro rumwe rwitwa Kristo.
kambabwira uburyo urufatiro rukomeye. Haleluya. Urufatiro rw'amafaranga urayatunga akagukunda akaza menshi, wajya kubona ukabona arayoyotse yose agize gute, arashize. Urufatiro rukaba rugize gute, ruracitse, rukaba ruraguye. Ukiga kaminuza wagera iriya ejo bakakuroga, bamara kukuroga bwa bwenge bwose wari ufite bukaba zero, ukirirwa utoragura amashashano mu muhanda. Ubwo urufatiro rugize gute, rurarangiye. Ukubaka amazu ukaba umuherwe, tukakumenya ukavuga ku maradiyo ukagira gute, ejo urupfu rukaza rukagukomangira kubwira ngo ndagushaka. Rwa rufatiro karurarangiye, ukaba urarangiye ugapfa. Ubwenge bwawe ukawumanuka nepfiyo. Ya mafaranga abo yasigiye bagasigara bayarwaniramo bayatunganiramo. Bwa butunzi y'amazu wari ufite, banke zigatangira guteza cyamunara. Bya bintu byose wari ufite bikaba ubusa, bikarangira. Nukuvuga ngo izo mfatiro zose zindi zubatswe birashoboka ko zarangira, zikurwaho. Ariko hari urufatiro rwitwa Kristo, Imana ishimwe, haleluya. N'urufatiro umuntu ajya yubakaho, ntabwo rujya runyeganyezwa. Mvuko birivuga, iravuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yafunguka akazikuka ntazakora kuri urwo rufatiro. Kuri iryo torero nta kizarinyeganyeza urufatiro. Ahantu turi kubaka, ubaka ahantu naho kubakwa. Hari imijyi irimo itegurwa, abantu bakavuga ati imijyi niyo kubakaho muze mwubake. Urufatiro rwo kubakaho rukomeye n'urwonyine ni Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Hari ibintu abantu bari kwitaho bidafite umumaro. Umuntu ari kwemera akavuga ati agakiza ndakareka, ariko ngwe kuri iki kigore kime ku mafaranga. Umuntu w'umusore mwiza waririmbaga neza muri korari, wacurangaga neza, akagenda akarana n'icyo kigore kikamuha amafaranga, urufatiro akaba ruvuyeho. Yari yarubatse ku rufatiro ariko yubatse nabi, akaba arahirimye. Kwa kurimba bikaba birarangiye, kwa gucuranga bikaba birarangiye, nawe agatangira kujya gucurangira mu kabari, acurangira indaya, acurangira abantu bari gusambana. Ubuzima bwe bukaba bubaye zero, urwa rufatiro akaba ruvuyeho. Undi akaba yari umuvugabutumwa mwiza, ubwiriza neza ijambo ry'Imana abantu bagafashwa. Umuntu w'umudamu hariya ufite ku mafaranga akamubwira ati mukozi w'Imana naragukunze none ndashaka tuzaganire. Wa mukozi w'Imana wabwirizaga wavugiraga Imana neza, abantu bari barazamye mu byaha bakavayo, akagwa ku mafaranga. Urufatiro rw'amafaranga rukamukura ku rufatiro rwa Kristo, akaba araguye. Bikarangirira iyo kabiyo, akaba avuye ku rufatiro. Umuntu akaba yari umukozi w'Imana, hari umuntu w'Imana Imana yishimira, akabona abayeho mu buzima butamunejeje, kubera ko abonyarizi n'ifatiro ba nyirazo bameze neza. Kavuga ati ariko njye Imana yampoye iki? Akifuza kuva ku rufatiro, akagenda akajya kwiba, director akaba avuye ku rufatiro, Imana ikaba iramutaye, kwa kumana n'Imana ikaba irahindutse, akabaho yigunze, ubuzima bwe bukaba bubi kuko yavuye ku rufatiro. Nani kubwira ibintu bikura abantu ku rufatiro. Ibyo byose biri mu bintu bikura abantu ku rufatiro, bagasigara ari babihwehwe, bakabaho mu buzima bubi. Hari abandi bantu bubaka ku rufatiro, niba Paulo yavuze, bakubaka izahabu, abandi bakubaka ifeza, abandi bakubaka ibiti n'ibikenyeri n'ibindi, ariko ibyo byose ngo bizanyuzwa mu muriro n'uzabigerageza. Ndanye ngumabwira ngo umuriro dutegereje imbere aha, uzagerageza uburirimbyi bwawe,
ese uririmba neza mu kuri no mu mwuka? Uzagerageza ubuvugabutumwa bwawe, ubwirizabutumwa bwawe, ese ubwiriza uri mu kuri no mu mwuka? Uzagerageza ubupasiteri bwawe, pasiteri, kujya ushumba neza intama, ko umushumba uzakugerageza, mwarimu uzakugerageza gukorera Imana neza mu kuri no mu mwuka, kutaryarya, kudafite ibyo ukurikiye mu murimo w'Imana, kudafite ibyakuzanye mu gipasiteri. Dore ko benshi muri iki gihe bari kugura ubupasiteri, babaye umupasiteri ku mafaranga, bandi bakurikiyemo icyubahiro, bandi bakurikiyemo ibindi. Ibyo byose ni uburyo abantu bari kugenda bubaka ku rufatiro rwa Kristo, ariko ibyo byose bizageragereshwa umuriro. Mvu uburyo umuriro uzagerageza abantu. Hari abantu bari kuririmba, bakaririmba neza, bafite amajwi meza, bakaririmbira Imana, abantu bagakoma amashyi, abantu bakishima bakanezerwa, ariko yamara kuva kuririmba akajya gusambara. Ubwo buryo wubatseho, nawe urubatse, uri kugaragara nk'umuntu wubatse ku rufatiro, ariko umuriro uzakugerageza. Umuriro uzakugerageza, uzagupima ko ibyo bintu wari urimo ari byo. Paulo yavuze ngo wirinde uburyo wubakaho, wisuzume uburyo wubakaho, wirebe neza ko uburyo wubatse ku rufatiro nimba uzaca mu muriro ntushye. Kuko imirimo yose ukora, ubwo kubwiriza ubutumwa bizanyura mu muriro, uko gusenga kuzanyura mu muriro, uko kuririmba kuzanyura mu muriro, uko gusura n'ujya usurana kabesha ko usuranye kumbe hari ibindi ukurikiye ahantu ugiye gusura, bizanyura mu muriro. Ibyo byumba by'amasengesho ujya uhimba kumbe ukereye uburyo bwo kuzajya ubona amafaranga, bizanyura mu muriro. Uko kubesha ngo ugiye gusenga kumbe ugiye gusambana, bizanyuzwa mu muriro. Byose bizageragereshwa umuriro. Birayavuze gute? Umurimo wose uzanyuzwa mu muriro. Umurimo utazashya, niko birayavuze ku murongo wa 14. haravuze ngo umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro, umurimo w'umuntu yubatse kuri urwo rufatiro. Icya mbere, uwo murimo uzanyuzwa mu muriro. Nugumaho azahabwa ingororano. Umurimo uzanyuzwa mu muriro ukagumaho. Nukuvuga ngo nimba narabwirije, nkabwiriza nubaha Imana, nkora ibyo Imana ishaka, nkaririmba nubaha Imana, nkora ibyo Imana ishaka, nkaba pasiteri nkora, nkaba umushumba gutyo, ibyo bizanyura mu muriro. Nibidashya, umurimo wanjye uzagumaho. Haleluya. Nimba nararirimbye neza mu kuri no mu mwuka, ngo bigapimwa kuri wa munsi bikanyuzwa mu muriro, bikagumaho, nzajya kuririmba mu ijuru. Haleluya. Mana ishimwe, nzaguma kuba umuririmbyi. Icyo ni icya mbere. Pasiteri nimba yarigishije neza, ukayobora abantu b'Imana mu nzira neza, nibinyura mu muriro ntibishye, no mu ijuru kuri rwa rufatiro. Haleluya. No mu ijuru uzakomeza ube pasiteri. Mana ishimwe. Niko Paulo avuze. Ariko ku murongo wa 15, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa, ariko nk'ukuwe mu muriro. Nukuvuga ngo nindirimba neza bikanyura mu muriro ntibishye, no mu ijuru icyo cyubahiro Imana izakira. Izampa ikamba ry'uko naririmbye neza, izampa ikamba ry'uko nitwaye neza mu gihe cyanjye cy'uburirimbi. Pasiteri, nuyobora abayoboke bawe neza, ukayobora inzira y'umusaraba, uwo murimo ukawukora wubaha Imana utunganye rwose, uwo murimo wawe nawe nyirawo muzaca mu muriro. Nuva mumeze neza,
Mana ishimwe, uzahabwa ikamba ry'ubwo bupasiteri, kandi ikigeretseho Imana ishimwe uzanyuramo wemye neza imbere y'Imana, uzaba utunganye. Ariko nubikora nabi umurimo wawe uzashya, uzasigara mu muriro. Wowe uzatambuka bitewe n'uko Imana hari icyo yakugeneye, nawe uzakira nk'ukuwe mu muriro. Nuko bimeze, niko birivuze. Ariko ijambo nari nkuzaniye riri kugira ngo dusoze. Ubaka ku rufatiro, ubaka kuri Kristo, ariko wisuzume uburyo wubaka. Ushaka uburyo wubaka ibintu by'igiciro. Uko wubaka simbizi, ariko wubaka ibintu bizaca mu ntibishye. Ariko urugero bibiri duhaye, nimba wubaka ibiti bizaca mu biro gushya. Nimba ari ibikenyeri bizanyeho bure gushya. Reka twemere ko mu buye agaciro azacamo ntashye. Ifeza izanyuramo ntishye, izahabu izanyuramo ntishye. Ariko shakisha uburyo wubaka ku rufatiro, wubatseho neza, wubake ibintu bifatika, wubake ibintu bizatuma uca mu muriro ntushye. Mana ishimwe. Buri wese yisuzume uko yubaka, kuko uwubaka nabi ku rufatiro afite akaga. Ariko nakwibutsaga ngo Yesu nk'urufatiro ariho, nk'urufatiro ariho. Haleluya, haleluya. Buri wese uko yubakaho yubakeho, ariko nta rundi rufatiro uretse Kristo. Rwonyine nirwo rwubatswe neza, kandi rwo umuntu wese yakubakaho. Ubakaho nanjye nubakeho, twubakeho, ariko twubakeho ibintu bizaca mu muriro bikageragezwa n'ibishye. Nakwibutsaga ko imirimo yose dukorera mu isi yose izanyuzwa mu muriro. Ibyo dukora byose bizanyuzwa mu muriro. Ubushumba, ubupasiteri, ubuyobozi buzanyuzwa mu muriro. Ariko ubuvugabutumwa buzanyuzwamo, uburirimbyi buzanyuzwamo, ubunyamasengesho buzanyuzwamo. Ariko uwo bizacamo ntibishye bikavamo neza, uwo niwe uzahabwa ikamba, niwe uzahabwa gukomeza kubaka kuri urufatiro no mu bwami bwo mu ijuru. Mana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu kuvuganye natwe mu ijambo ryawe. Hereza uyu mugabo kubaka, hereza umugore kubaka, uyu musore n'uyu mukobwa ubahe kubaka ku rufatiro, kandi ubahe kubakaho ibintu bifatika. Wubakeho ifeza n'izahabu, wubakeho byandi bizanyura mu muriro ntibishye. Bubakeho kandi wubakeho bashikamye. Buri wese muri iri jambo nahugukire kongera kubaka. Wari wubatseho nabi niyongere yisubireho, yisuzume muri iri jambo, yongere yubakeho neza mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha, Mana ibashoboze kugira ngo mwubake neza kuri Kristo, amen.